kuba umunyarwanda kuri wowe bisobanuye iki? Kuba umunyarwanda kuri wowe bisobanuye iki? Icyubahiro. Yes. Kandi koko nkuko wari ubivuze ngo kanditse mu cyongereza ushidutse koko karimo. Fata kandi kamwe rero. Patrick, yes. Are you ready? I'm ready. Aba comedian 10 nyarwanda uzi mu masegonda 30. Let's go. Sabi, Kiramani, Kanyombya, Pirate, MC Kandi na Musa, Farimeris, TikTok, 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 Umushumba, TikTok, 5 more, TikTok, 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 Inyirigito, TikTok, Majeje. Watsinzwe! Your first glass. Bibaze ko ni umukomediye ariko Patrick, Karame. kuki akaboko kawe gahora amahane? Mbona ukuvuga ngo umuha haba harimo telefone. Kandi Kristo what can I do? Yesu Kristo ngwino nsange maze unsanganize bless ndebe ko nasoma ku gasosi. Agasosi nakaba boss uyu musore disindi simple nkwa isample murandi sad. Kintu cyanteye isoni. Iyo mbyibutse na n'ubu nigeze kwandikira umukobwa kabaruha. Mbo arangije agahanika kuri asembo mu gitondo ku ishuri. Yes, kandi buri mu gitondo twakoraga asembo. None agashira nyine hari hariho firiri yabakiniraho volleyball niho yagahanitse. Afatisha wo bora ball bwo kuri shikarete. Wari wamwandikiye ngo iki niba atari banga? Ni namutomaritse mubwira uburyo namukunze we. Uti wari wagize uti iyo musabya y'udukweto uraturika ngo toka ugasa nongera inkota gushaka wayincumita bakagutambikana mu nkuta uhora unkubitagurira guteta nyamara bawe barenze guteta niwatuma nsoma ku mata uhita unkubita ku matama mukadata mwana nimuhumure bana ba mama uyu mureba si mama yaradukundaga kandi mama yari imari rero dutangire twige kwimama. Oya ntabwo ndyo rusenda. Aravanga urusenda ngo nagakaza bintu n'izina byakara nkabikoresha. Urusenda ngo niki? Nayahe masomo atatu simaze kukwigisha? Mbo isi nasanze koko idasakaye kandi isi nasanze ari igihe. Hello once again beautiful people. Nongeye kubaha ikaze, nongeye kubifuriza ibihe byiza. Kuri wowe udukurikiye uri mu Rwanda, namwe mwese mudukurikira muri hanze y'u Rwanda. Reka ngire ni amahoro y'Imana akomeze kuba kuri mwebwe. Turagarutse mu kuganira mu kiganiro cyacu. This is The Next TV. Ikiganiro cyo mukomaze kubimenyera ni Lord to Fame. Aho tuba tuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye ariko by'umwihariko twibanda ku myidagaduro, entertainment muri rusange, aho tugenda tuzana aba celebrities bagiye batandukanye muri sectors zitandukanye, yaba aba artists, ndavuga abahanzi, aba comedians, ndavuga abadusetsa mu buzima busanzwe, ndetse tukareba no mu buzima bundi bugiye butandukanye, fashion, movie, acting. Ibyo byose tugenda tubazanira aba star mukunda, tukabegeza hafi yanyu kugira ngo bamenye byinshi kuri bo. Urugendo rwabo rwatangiye gute? Ese uyu munsi bageze hehe? Aho bavuye hari hagoye, aho bageze barahabona gute? Ndetse naho bifuza kugera barabibona gute? Reka muhe ikaze rero nanone, ariko nanone musabe don't forget to hit the subscription kuri The Next TV. Unadukurikiye kuri social media platforms zacu zigiye zitandukanye kugira ngo ugende ubona ama updates agiye atandukanye. Nk'ibisanzwe ndi Mico Myiza Axel. Uyu munsi rero nje kuba mara stress nanone nk'ibisanzwe, nje gutuma ibihe byanyu yaba mu bari ku mugoroba wanyu ugenda neza, n'abakiri ku gicamunsi namwe umunsi wanyu ugenda neza. Nubona nangiye gutya nibize kugutungura. Uku no gushaka ibitwenge. Ubwo mwamaze kumenya uwo turi kumwe, ndi kumwe na ni boyfriend Patrick, andi umuhungu w'umuhanga, aho bahunga sinjya mpunga, nega impanga umpangara murenzi impinga, sinjya mpunga muhahagi nubwo ubutawa ari nkatoye. Ninjye muhungu mwiza umwaza umwiza mwese mwise umwere, nta bimwira nta n'umwate wo kumwaza, ndi umwami utari umwana, ninjye mwarimu w'umwarimu wa mwarimu n'umwari wa wamimwe kwitama.
ndi igitipe cy'imiterere abatoto nimufatiyeho dore ibi bituza ni nk'ubusitani gusa disi nta satani aho batetseho nkatira sinahakatira kuko nitaye mu mbandi butamire ndi umuhungu wa rugaba ugaba kandi akagabira ntawe umugabira uganza atiyambaje ingabo akaba umugabo nyamugabo we bigango bitagira ingano umuhungu w'iburera iwabo w'ibirayi ibiraha n'ibiraro ababiri b'i Burayi baririra baririmba bibarutse abahungu bahangamura muhanga mu buhanga kandi twumva ngo epfiyo za muhanga bavukana atatu y'ubuhanga rero burera burabyumva ko itandukanye na Gasabo ho birumvikana mwisasira amasake mukisegura amasosi asa neza nta n'agasambu musoromamo ibisosi Gasabo bisasira amasake asa neza n'agasambu basoromamo ibisosi boyfriend yes ikaze muri studio za The Next TV murakoze cyane uri umuhungu uri mwarimu ninjye mwarimu w'umwarimu wa mwarimu na wa mwari wanjye n'umwari wawe mimwe kwitama This is boyfriend mumenyereye kuri TikTok na Instagram mu minsi yashize yego bari bakwakiriye muri Gens nk'imwe muri show za comedy zikomeye mu Rwanda ibyiyumvo wari ufite kiriya gihe nibi uwo munsi nibona kuri list byakubitanye no kubona naguze udukweto dusha nahise nurara ese ndara mu rugozi waraye urugozi urwambaye nubwo naraye nanicuritse nubwo naniyoroshe Patrick uyu munsi dufite byinshi by'amatsiko byo kukwibazaho dufite byinshi dushaka kumenya ku buzima bwawe ikiganiro cyo ni Lot of Fame umaze kubimenyera tuganira n'aba celebrity tuba twatumiye uyu munsi twakuzanye kugira ngo wegere imbaga nyamwinshi y'abakunzi bawe nyemerera manze nkubaze ni kuki wahisemo kwitwa boyfriend boyfriend njye nyiga abakobwa baranziraga yego noneho nkataha ndarira ugataha urira yego kubera ko ku ishuri bagize iki wanagerageje wese akagutera indobo kankubita akadobo k'amazi nkataha ndarira so nagera mu rugo rero mera akambaza kubera icyo uri kurira nkamubwira ibyabaye yarangiza akambwira ngo icecekere mwana wanjye njyewe uri boyfriend wanjye ntako nkahita nceceka uri boyfriend wa mama wawe so rero kubera ko ubu ngubu nagakiriho ndimwibukiraho yego very sorry nicyo kintu wasigaranye gituma wibuka mama wawe yego ihorere muhungu wa mama Patrick karame let me call you boyfriend kuko niryo abantu benshi bakumenyereyeho urugendo rwawe ni urugendo rutamaze igihe kinini ariko rurimo byinshi byo kuruvugaho rumaze igihe watangiye ryari 2019 uyu munsi 2025 uragenda uduha ishusho mu kiganiro cy'ukuntu urugendo rwawe rwatangiye ese wiyumvishemo gukina komedi rya ahubwo iyi style niyo nahinduye mpinduye aba ari byo bifata ese ubundi kuki wahisemo ukoresha style ya uniforme za kera kaki izo uniforme bazita kaki za kera mu myaka yo hambere ni ukuvuga ngo numvaga nziga amashuri nkayasuza pe nkaba umunyamakuru numvaga nzaba umunyamakuru nangwa umupolisi ariko nkakunda ubunyamakuru cyane hari ikintu mu cyaro bita umubirikira sinzi nimba ukizi umutanwari bamwe nuko bawita naragifataga ku gasozi nangiza ngasoma amakuru nkakunda amakuru cyane ku bantu batazi umubirikira ni akantu kaba bifashisha kenshi mu gusuka amazi mu kintu gifite umunwa mutoya bakoresheje ikindi kintu urugero nk'injerekani ifite umunwa mutoya bagashyiramo kuko ifite akantu gasongoye kajya kumera nk'agasumari cyangwa agaheha hanyuma hejuru yaho hari ikigara kigaye bagafata injerekani bagasuka bigatuma icyo bari gusuka kitameneka numvaga rero nziga mbese nkaba umunyamakuru rero kwiga biza kwanga niga amashuri 3 yisumbuye niho nasoreje noneho sasa rero iyo fashion ubundi nyine ukiyibona uhita wumva ishuri already so nimba rero uhita wumva ishuri ngiye nayihisemo ntabwo nagize kwiga ntabwo nagize amahirwe yo kwiga amashuri nk'uko nabyifuzaga ngiye rero nahisemo kwambara iyi uniform kugira ngo n'ubundi niyumve nk'uri ku ishuri ariko ishuri noneho akaba ari isi
uri kumva so nimba ntaragize amahirwe yo kwiga muri ririya shuri mu gusoma ibitabo ngo nsoze mu ishuri mu yisi uravuze ngo reka mbe umunyeshuri mwiza mu ishuri basi nimba hariya byaranze mwisi ho mbe shefu niba mu isi byaranze mu buzima bw'ishuri byaranze ariko mu bundi buzima ugiye kubamo bw'ishuri ube shefu mbe shefu ushaka kuba shefu wa classe y'isi yes aha urumva nyine shefu w'isi ahitamo abo yandika niba umenya basakuje ababera arabamuzanira akantu gatabandika n'abarimu hari ukuntu mubyumvikana urugendo rwawe ruratangiye nyuma y'uko ucicirije amashuri ugatangira gufata umubirikira ugahagarara ku musozi ukavuga amakuru nk'impano wiyumvagamo abantu bakubonaga muri icyo gihe bagufataga gutya abo mu rugo nibo bari babizi cyane yes nibo bari babizi ko ndi umuhanga abo mu rugo nibo bari babizi icyo gihe mama wawe yari itaritaba Imana yego umubyeyi wawe yitabye Imana ryari hashize imyaka 2 sorry mbere y'uko mama wawe apfa birumvikana ko yari umuntu w'inshuti yawe magara kugeza aho wamubwiraga inkuru z'uko abana bakwanze ku ishuri akakubwira ngo ihorere mama uri boyfriend wa mama yabyakiraga gute kukubona mu gukomeza gupushinga ushaka kugera kuri icyo kintu mbese ubundi mbere yaho gato kugira ngo mbyinjiremo kuvuga ngo nigeze kubona kuri YouTube umuntu yarakoze nyine hari ukuntu bakora n'icyegeranyo cy'uburyo YouTube ngo zihemba ndangije kubona mbona ngo ba papa sava ngo binjiza numva nyine ni umurengera ndangije nyine icyo gitekerezo nyigeza kuri Mary ndangije kukimugezaho ndamubwira ati hari YouTube imwe ntari buvuge nabonye nimero muri hariya nyine nzibonyeho ndavuga ngo byanga binuga nimba papa sava binjiza yangaya byanga binuga iyi YouTube nayo ntabwo yabara kuba yinjiza nka miliyoni 10 so ndangije kumva rero ko yinjiza nka miliyoni 10 ndavuga nti rero na byanga binoga ntago bamburira kuzaba wenda nk'uduhumbi 500 tekereza nangira kuyapangira ndabahamagara ndabwira ngo ko mfite impano aravuga ati rero ugomba kuzana ibihumbi 100 bo abari bo bakwaka amafaranga oya ngo bayaguye arambwira ngo nyine ugomba kuzana ibihumbi 100 ukazana matera ukaba muri timu then ukazaza ukora ukazaza uhembwa ku kwezi kuri Mary ntukama amafaranga gutya na gutya mpita mwumvisha na cya nyina yanunze ndangije kuyimwumvisha aravuga ati sha ndayashaka pe uradukijije mwana wacu aragenda arayaka mu kibina ndangije ndagenda ngerayo namaze umwaka kuri iyo channel mu mwaka amafaranga menshi nakozeho ni ibihumbi 10 nabwo mu kwezi kwa nyuma kandi we waratanze ibihumbi 100 yes ndaza karuka ku cyaro nyuma ujya guhindura style rero izo ni challenge buri muntu wese uri gutera intambwe agana ku kwamamara anyuramo nayo mpamvu hanga dufite ikiganiro cyitwa Road to Fame kugira ngo izo challenge zose tuzumve n'abakiri hasi bifuza kumera nkamwe bigireho ugarutse mu cyaro twavuga ko ibyo wari washoyemo byari bimaze guhomba nicyo gitekerezo noneho wagize nyuma yo kugaruka mu cyaro nyeka kari nacyo cyabyaye style tubona uyu munsi ndabyibuka mu bari bagiye kubashira mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe none abandi baturage bararekarama ngo hoya ngo banyine barajurira ngo ntago ngo bamwe bashira mu cyiciro cya mbere bafite umuhungu ukina comedy nanjye nabyumva rero agahinda kakanyica so rero naje kubivamo aho ngaho nabwo mavana bibanyirukanye ndaza ngera mu rugo ngeze mu rugo nsanga nyine barahurura n'agaceri k'10 nifitiye nabo bari bazi kuzanya iki mari cyumweru ndyamye mbonye byakaze mitanoroka njya Uganda gupagasa igitaraganya ubu wavuye mu Rwanda ujya Uganda gupagasa ndagenda ndapagasa Mary yaje no kwitaba Imana ndi Uganda by the way sorry mbese naragenda pagasa mara amezi 6 natarababwira ngo bamembe n'igiceri k'10 kugira ngo mama amafaranga wahombye uzagaruka ubatungura yes
aha, rero mu kwezi kwa gatanu nari maze nibwo byahise birangira ngaruka mu Rwanda. mm, Yes rero kubera yuko n'ubundi ibi bintu biba byarabaye nk'ubuma sinzi ukuntu bigukoloniza, mm, ndaza nyine na mu gahinda kenshi ndangije kumushingura, ndongera nyine ndabitangira zero. mm. Nshaka aka gafashoni, nibwo nakoze n'agapoemu ka mbere k'agahinda nyine nkatewe n'iki n'uwo mubabaro. Iyo wise ngo wasiwe, Mm. aha, ah, igitekerezo cyo kuzana muri iyi style njye nicyo nishaka kumva n'abafana bawe n'abadukurikiye kuri The Next TV. Iyo innovation yaje gute nyuma y'icyo twakita solo, agahinda wari uvuyemo ko kubura umubyeyi, agahinda ko kuba hari abagushutse bakakujyana mu bintu bakakuyobya, kuva mu Rwanda ukajya gukorera Uganda kongera kugaruka, idea noneho ya innovation yawe wihariyeho n'uyu munsi natinya kubivuga, tujya tuvuga ngo ibyiza tubishime, ibi tubinenge, kude chapeau kuri style yawe kazi. Mbo no kuvuga ngo mbese ubundi ikintu cyose kibaho hari impamvu, mbese njye mba kuri iyo cano, mbere na mbere barambwiye bati rero iyo ushaka kwamamara bisaba yuko hagira iki, ugomba kugira umwenda ugize iki muri ibintu bya komedi, ugomba gushaka umwenda umwe unique yawe. aha yes mbo ubu nyine aho ngaho nkata mu gutwi, bije kwanga nyine mavuye nangira nyine utuntu twanjye nyine nangirana iyi nunze nyine nk'uko nabisobanuye, ku bw'iyo mpamvu nangira ishati nyine mbese nk'uko nabisobanuye. Reka tuzamuke gato kuri poem nubwo rega nibumve bavuga ko nibumve tuvuga ko uri umucomedian ukora comedy mu buryo bwa gisizi ariko bugamije gusetsa abantu. Ni umusizi, boyfriend wanyu, boyfriend wacu Patrick. Reka tuzamuke ku gisigo wise agahinda, aho byumvikana ko cyari gifite amarangamutima menshi kuri wowe ucyandika. Ibi si ibihuha yemwe bahu warayahaho ndiyahura niniyahura mutahurura muhamaho mwivugire ngo ahambi bahamirije mu ruhame uyu muhungu ntayamaha nimume hama mperaha nta nayihaho darahiye n'umuhaho uri mu mahamura abaheta muhora muhiga imihigo yo guhiga uyu muhungu muhoberane muti hobeho buhoraho mu muhe haleluya sinyishaka guhweza ndashaka guhera yemwe bahu Look dizikara ni nk'iy'amakara imyaka yanjye ni nk'iyayaka kuri njye amakaroni ni corona imbere y'imbaga ndimbagara iri sibanga simbangaho kubanga ndiyanga sindiyanga ndinanga ndi kugamba yo kuraga sinabaraga urwango nanjye ndarwanga Yesu we ese Yesu niwe wasinye ngo uyu musore iteka nzagusari Yesu we yanenda gusara reba nka Christmas abandi basore barasohoka bagasohokera igisenyi bambiye ku musenyi mu gihe njyewe Christmas uyu musore nisana masenyi yumva disi nk'uwisanye ikimasa Yesu we nakoze na saving ngo ndebe ko nagura agasambu ahitwa Nyagasambu nsinziriye haza ibisambu ayisambu birayarasuwama pistorana nakwirasa Yesu we nakoze na saving pe ngo ndebe ko nagura agasambu so kubesha ahitwa Nyagasambu nsinziriye haza ibisambu ayisambu birayarasuwama pistorana nakwirasa reka mbandame mu muhanda ndebe ko hazihonda byibuze disi riri guhinda rikambanda amakuru yinda nkareba ko ntakira akagahinda Yesu we every time mumora ndi gutaka nkataka nk'uwo bari gukata Kirisitu Yesu mumutaka nsigaye nsana uba mu gitaka singira nanjye na muri takataka ayishati bayita ingutiya Patrick nta n'agatoroshi itorosho yo ni mu biroto na tuwarete zabo mu itawuni Patrick ngeze indutira ghetto Kristo what can I do Yesu Kristo ngwino nsange maze unsanganize bless ndebe ko nasoma ku gasosi agasosi nakaba boss uyu musore disi ndi simple nkwaye sample murandi sad Yesu we kuri wowe Yesu nyirizina wowe Yesu hozana gisubiza huzuye ibibazo nyemerera disi nge mubaze impamvu ntabona ibisubizo nkahora mu buzima bw'ibibazo na n'ubu Yesu ndi mu bibazo bya bibazo bibabaza biri kumbabaza always Yesu kamubaze byibuze niba ndi ikizira kuki utangiza ikiziramire naremewe hari kubona inzara babona inzira ngiwe mbona inzira ubabanzi barenza abakunzi Yesu kamubaze ndi mu buzima buzira imisuzi burya hasura umusore usamura uyu musore meruka gusamura nasuye kandi namusaba abasore muri Genesis Comedy
Yesu ukamubaza kuko Mana wampaye ubukire, niyo wampa ubukire buke, niyo utampa ubukire bukeba, uramutse umpaye ku bukire n'abariya bakene baba mu cyari baragikoze mu cyarire, abo nabo naza mbaramukira, nkabaramukira ntabamukira, nkabahereza icyitwa ubukire, hanyuma bamara gukira simbacyurire ko nabakijije, kuko Mana wampaye ubukire. Akazu kanjye ni nk'umukebe, enitaye mukaturidukira, umugisha wo gukira ni muke, imyaka yanjye ni mike ariko ngaragara nk'uwa kera, n'abakire b'iwacu ku cyaro, Mana yanjye banyimye ubuhake, kuko Mana wampaye ubukire. Hasi ubundi ubisi ni iki? Bamwe bati sinisakaye ariko kuri njye ni nk'igisasi hori, ndasaba buri segonda aho basabiriza njyewe ndasega, aho baseka njyewe ndasenga, nsaba Yesu nguzane isosi, dore mu maso nta n'agasura. Inzozi zanjye zari nziza, numva disi nzaba inzobe, nangwa inzira izira umwanzi, ariko inzara iranze inzara, ishati yanjye ni nk'ikanzu, ndi uruzingomura mu nzu ndi nk'izanga. Ese nagucumiyeho iki kaho nicaye abahicaye bahacenga, birancanga bikanshobera kuba igicibwa nari umucuhi nari umwicanyi, mu mico disi ndi mico myiza, mu gace k'iwacu byarancanze n'abacuma banciyeho mu biceri ninjye bucura, na ceri na ncugusa ncurika ncurukura nyita igicucu, nkibaza ni nagucumuye iki? Icyama incirika ncagaguramo ibicece 10 nkacaho icumbi ryanjye ni umucuci, nshakwa aha ni nk'inshinge nta n'igicwa ndi nk'icwende, reka ncwekure ndagacwa, nushaka umbwire ngo rest in peace because I don't want to live. uti Kristo Yesu kukinge. Yego. Uti mu mico mu gace k'iwacu byarancanze n'abacoma banciyeho mu biceri ninjye bucura. mu mico uri mico myiza. Yes. Aya mico myiza. Nagucumiyeho iki kaho nicaye abahicaye bahacenga, birancanga bikanshobera kuba igicibwa ntari umucuhi nari umwicanyi, mu mico disi ndi mico myiza. Yes. Komeza wibere mico myiza mu mico rero. Ibyo byiza nasanze ari byo byiza. Lord FM nicyo kiganiro The Next TV niyo mukurikiye, naho nge ndi mico myiza Axel, reka nawe akomeze kwibera mico myiza mu mico. Igisigo wise isi birangira wibaza ngo isi ni iki? Nayahe masomo atatu isi imaze kukwigisha? Mbo isi nasanze kuko idasakaye, kandi isi nasanze ari igihe. Abantu bajya bavuga ngo umwami w'isi ni amafaranga, umwami w'isi ni igihe. Ni igihe. Igihe nicyo mbese ni gutyo. Nicyo kigena byose. Kuko igihe nanjye nemera ko igihe ari cyo kigena byose ku isi. Uyu munsi wisanga uri umwana, nyuma y'igihe ugakura, nyuma y'igihe ugasaza, nyuma y'igihe ugapfa. Umunsi ushobora kuba ukennye kubera igihe urimo cy'ubukene, nyuma y'ikindi gihe ukaba wakize kubera igihe cy'ubukire wagezemo. So igihe niwe mwami w'isi. Patrick, karame, kuki akaboko kawe gahoramo hano? Mbona ukuvuga ngo haba harimo telefone. Kandi ndi hano kubera telefone. Nta nawe gitwara amafaranga mu mufuka, ubu dusigaye twishyura motari dukoresheje iki? Telefone. Namenyekanye kubera telefone. Nayisezeranije kuzayirindira umutekano paka. Ubu telefone yawe wayikomeyeho? Sinshobora gukuramo na gato. Dore nuko Patrick aho no mu muhanda, dore nuko aba ameze telefone. Patrick amubaza, uramutse ubyutse ugasanga imyenda yawe bayibye? Yego. Byagenda bite? Iyo ndamutse mbyutse ngasanga bayibye, igitaraganya nahita nshaka indi imeze nkayo. Kubera iki? Kubera yuko of course ndi na hano kubera iyo niyo sahane yawe. Yes. Patrick, reka tugaruke mu gace kacu ka Ice Black Questions, aho tubaza ibibazo bigiye bitandukanye ariko nanone byoroheje, nadufasha nanone kumenya by'umwihariko umustar, umutumirwa wacu w'umunsi, byinshi ku buzima bwe. Yes. Igitondo cyawe kiba kimeze gute iyo ubyutse? Ndabyuka, nashima Imana, nkakora siporo. Yes. Cyane cyane izo kugabanya, gukora 6 pack. Ugamije kukurura inkumi na 6 pack? Oya. Kuki wibanda kuri siporo zikora 6 pack? Nanga ibondo. Igabondo rigaragaza ko wariye. Oya, nyine buri muntu nyine kuri wowe. Yes. Patrick, ni cyo kintu giteye isoni wigeze gukora mu buzima bwawe? Ikintu giteye isoni. Ikintu cyanteye isoni iyo mbyibutse na n'ubu ni ibintu bibiri. Twagiye. Icya mbere,
nigeze kwandikira umukobwa akabaruwa mbo arangije agahanika kuri asembo agashyira imbere kuri asembo mu Yes. gitondo ku ishuri. yes kandi buri mu gitondo twakoraga sembo noneho agashira nyine hariho fiririya bakiniraho volleyball niho yagahanitse afatishaho buriya buboro bwo kuri shikarete. wari wamwandikiye ngo iki niba atari ibanga? ni namutomaritse mubwira uburyo namukunze we uti wari wagize uti mbo bimwe mu byo nibuka utubwize ukuri bimwe mu byo wibuka. namubwi nari natanye nyine nari nashizeho akadugudu intara mbese wandika ibaruwa. yes mbo impamvu rero gusaba urukundo kuri wowe Jeannette yitwaga jewe yego boyfriend Patrick igihe nyine ubu nanze kurishiraho nshiraho boyfriend ntago irindi zina ntago mwarimbajije ndaza kuryivugira. yes wowe nyane yes mwandikiye aka gapapuro cyangwa se aka kabaruwa kugira ngo ngumenyeshe ko nagukunze kandi singukunze nonaha nagukunze kuva kera none rero nifuza yuko wazambera umugore. hari udutako nyine wasanga abantu baratatse mu nzu nk'abajya wenda bati ukuntu twandikaga habaga hariho n'agace k'imitoma ngwe neza yawe n'umutima wawe nibyo neza yawe n'umutima wawe nibyo byanyuze kukumenya byantwaye igihe kukwibagirwa byantwara ubuzima hasi nshyiraho n'agasinya Patrick agashwaratura neza baba data we noneho sasa nyeregwa kujya kuri asembo noneho nyere kujya kuri asembo hari ukuntu nyine ukeregwaho gato baba bari gukubita ngo mujye kuri asembo noneho nkabona abanyeshuri bari kugaruka baza kundeba nkagira ngo bari kundebera agakuru keza ngo ndi gukererwa wenda kubera ko nari shefu naho kumbi bari kuza kumbwira agapapuro barakabonye bose bagashungeye. icyo gihe isoni za icyo gihe wigaga mu wa kangahe Patrick? nigaga P6. wigaga P6. ikigo cyose kirabibona ko wandikiye umukobwa. nagize isoni mpita naha igitaraganya. amakuru ya Jeannette se byaje kurangira mbo ndumva ngaba muri Kigali. ntabwo murahura? yego Jeannette nuza kubona ibi bintu nyamuneka uze gutanga agatego. ikindi kintu nibuka nuko nyine nyiri umwana abana barankubitaga cyane. njye niba ntabwo nakundaga kwirekura kandi mfite ibibaraga. ntabwo nari waritondaga wari wararwaye toroma yuko abakobwa bakwangaga. mbo sasa rero iyo mbyibutse mama afite isoni nabonye bose bigo bango tugasanga n'akana kiga mu wa mbere niga mu wa kane karaza kagakubi nza kwiga umutwe nza kwiga ubwenge nza kwiga umutwe kwigira inama inkweto nkazaza nanga kuzambara kandi nzifite. bagukubitiraga inkweto se? oya ntabwo badukubitaga abo bana. hoya nyine bari barangura inkweto mu rugo ariko nkanga kuzambara kubera iyi mpamvu ngiye kukubwira. nyine nabonye ko bana bose bangubita navuga ati ntabwo nzongera gukaraba mbese nereka amagana imyate nigira inama yo gutereka amagana imyate kugira ngo nzajye nkubita umugeri gubabaza. umushinga wawe waje gukunda se? barebye isuku baranyuhagira ku ishuri. niga mu wa kane iyo mbyibutse Patrick wahuritse kugeza ubwo wigira inama yo gutereka amagana umwate kugira ngo umuntu uzakubita umugeri kugira ngo umuntu uzaza nkubita nk'umugeri wo kumurunda amaraso azajya ahitava. barangije bagukorera umuganda bakogereza ku ishuri. bankojeje hagati gutya ye baba we basanga ni Rwarika Amavubi. uyu munsi w'icyo gihe baruhage. Patrick ni irihe jambo rikunda kukuzamo kenshi? ni ijambo ukunda kuvuga kenshi? nitwa boyfriend Patrick umunsi arigenda ivuga n'inshuro 50. watubwiye ku nkuru y'ubuzima bwawe cyane cyane ugaruka kuri mama wawe witabye Imana. tukomeza no kukwihanganisha by the way. ubundi mu busanzwe umwana wa kangahe mu muryango w'abana bangahe? ndi umwana wa 7 mu muryango w'abana 8. niyo nkomoko y'izina Nyandwi. yego. uri uwa 7 mu bana 8. abavandimwe bawe bo baracyahari?
yes, petit frere nanjye nitwe dusigaye, abandi bose barashatse. Waraneye ubwoba nanone. Papa waracyahari? Oya, Papa nawe hashize ukwezi nawe agiye. Sorry. Twifatanyije nawe tugufashe mu mugongo. Bakunzi ba Patrick, mwumva ko ari no mu bihe bitoroshye, uze kumujya inbox ye kuri social media platforms bari buze kutubwira, nyamuneka tumube hafi tumufashe. Kurumva aracyafite agahinda ko kubura umubyeyi we umaze imyaka irenga 2 yitabye Imana, ariko nanone na papa we mu minsi ishize nyuma y'ukwezi kumwe ari ahangaha nawe yitabye Imana. Ihangane cyane. Patrick, Karame. iyo witekeye, Iyo nitekeye, yego, ukavuga ati ngiye kwitekera ibintu nkunda, ngiye kurya ibintu nkunda, uteka iki? umuceri. Kubera iki umuceri? Ntabwo mbizi. Iyo wuriye neza uburisha iki? Iyo nawuriye neza nkurisha inunza, nkurisha agasosi k'ubunyobwa. Agasosi k'ubunyobwa, agasenda hafi aho. Oya, ntabwo ndya urusenda. Ufite akazi keza. Aravanga urusenda ngo nagakaza bintu n'isi byakara nkabikoresha iki? Urusenda ngo ni iki? Ngo nagakaza bintu. Patrick babarira pe. Patrick, kuki muri style yawe ya comedy ukora mu busizi bwawe, kuki ukunda gukoresha insubirajwi? Nasanze aricyo kintu nzaba nihariyeho, uburyo n'abandi bose bazaza banyigana, kandi ndakeka ko nabishoboye. Kode shapo kabisa. Hanyuma Patrick, ngo abasore b'i Kigali batiki? Abasore b'i Kigali batiki? Abasore b'i Kigali batiki? Bati tujye kurya ibyana. Tuzamukira ari siyo cyo cyitwa abasore b'i Kigali. Abasore b'i Kigali abasani. Ni abasani b'i Kigali. Okay. Abasani b'i Kigali bati? Burya disi bari abasani ho rusanga ubisukira ushaka kubaseseramo, bamwe muri bo nabasinzi n'abasambanyi basimburana kuri simbi. Si ibyo gusa barasebanya, basibije Masiru uba hafi y'abakirisitu ngo yasambanye na Gasura umusuru useka nk'isiha, none nasoni uri kunseseka mu basani bro. Risubiza urisosoye sinabasanga basani n'abasazi. Ibaze nawe umusore w'umusani utazasingira isahani yasomagure yisusi ngayisiga hagasabuna yisigira isimatu ubwo namusanga. Uri umusani sura sona basi ngo usonere boss kikositimu utayisonye nk'ikariso ya Suzana Sano ndetse na Isimbi, uba wasatu yisusura mu bisusu nk'ususura igisongo mu gisambu. Harya ngo uri umusani nanjye mba umusani harewe. Nuko mbusani na Miss Gisabo seka amasara gasese kuwa maso ndetse n'isura umwe wisukura ngo muri musanga. Musani sigaho kuko urasingira sida cyangwa usitare kuri sane sari umusirikara gusimbukane muserera n'umusese murakurasi. Wisange hospital ubwo busani budasengeye, wisange busigaye busana imbaraga sani siguraga munsi y'umusego na mesa. Ngaye nguko ngura umusani urasohotse ugiye Gisenyi we na Simbi kumba gasete wagasinyiye kuri sako. Nyuma y'isande saka ikaza ngo niko musorezane sambu kasanga bwa busani bwa wisamye wasandaye na Simbi mwasohokanaga Gisenyi akisekera. Gasenga utazasinda gasembuye ku isakarameno gasambana na Sano kwa Siperansia sisita wese umutaka guseka n'abasaza bakaguseka. Samutayi mugasanga utanagisekeje isumugurira costume yo gusohokana ku isabato nangwa mwisi y'Gisenyi Rusizi yo ku Musenyi. Abo ari abasani b'i Kigali. Nyine hari ibintu bigira ngo nabasani ugasanga nago yanakoza gasani yasomagure hisosi ngagasigari ayisigiri simati, ariko ibintu bumva vuba. Baba data we gusosora ikariso mu bisusu bya Simbi nk'usosora igisongo mu gisambu, ibyo byo babyumva vuba. Abasani imvugo irakomeye cyane, ariko nanone irumvikana ibyo uvuga nibyo. Patrick, Karame, ni ikihe kintu mu buzima bwawe warose kugeraho? Warose kugeraho muri kari mu buzima bwawe? Hari ugiye umwana akurana inzozi akavuga ati nge iki kintu nzakigeraho, iki kintu nzakigeraho, aka kanya ukaba waramaze kukigeraho. Ibyo kugeraho byo ni byinshi, ariko byanga bikunda hari kimwe warose kugeraho aka kanya ufite. Nyitangira numvaga inzozi zanjye ari ukuzabona mfite ka Mike barimo barambaza utuntu. Yes, none ngaha turahari kuri The Next TV, ntabwo ariho honyine.
ukomeje kwagura ikibanza cyawe. Yego. Reka nkubwire ni Imana ikwagurira ikibanza Yego, nanone. murakoze cyane. Reka tugaruke tuve kuri ice break questions, mu kanya twongera tugaruke na funny questions, nubwo we ubwe ari funny. Kambe ndakubita Twongere dukubite uduseko tutuza. Patrick, reka tugaruke kuri kariyeri yawe. Kariyeri ya comedy ni urubuga ruhagaze gute? Ni urubuga rworoheye buri muntu wese wakifuza kurujyamo? Urubuga ni hatari. Gusa icyo nabwira abantu abapeti baba bagitangira nyine bafite talenti, nuko nyine bakwitinyuka, gusa ntibakore bateze ngo runaka ngo azabafasha. Nicyo namaje kubona. No kwitinyuka. TikTok buriya ni urubuga rwiza rushobora gufasha umuntu kuzamuka. Iyo ukora ibintu byiza birivugira. Yes. Patrick, uretse challenge zo kuba warahuye n'abantu bakakwizeza kugufasha kugeza naho umubyeyi ukubyara mama wawe asaba amafaranga mu kimina kugira ngo agufashe gukabya inzozi zawe, ukatanga amafaranga agera ku 100,000, ukaza kumara igihe kinini ukorana n'abo bantu, ukaba wivugiye ko amafaranga menshi wabakuye hari 10,000. Izindi challenge aba comedian muri comedy industry y'u Rwanda bahura nazo by'umwihariko izo wa facinga zitari zo gusa, kuri audience, kwitangazamakuru n'izihe? Kwaka amafaranga n'ubundi nicyo cyambere cyane cyane mu banyamakuru. Kugira ngo bagushire kuri platform. Yes. Okay. This is Boyfriend Patrick, umukomediye ugezweho muri iyi minsi muri Kigali. By'umwihariko kuri TikTok video twe mukomeza kugenda mutubona tugenda ducicikana. Patrick, before yuko tujya kuri written questions, nuvuga ibibazo byanditse wowe wihitiramo kamwe ukagenda udusubiza, ibibazo biteye amatsiko bikomeyemo gake ariko bitwinjiza ku buzima bwawe by'umwihariko n'ubuzima busanzwe. Reka tonze tugaruke ku gisigo Mukadata. Yes. Mukadata ba Mariya, ureke kunyita Marira, ari wowe unteza ya marira, na n'ubu disi ndikurira, ukundera siko barera, nyamara bawura barera, nanjye ndi uwa Kabarebe, nguzanjugunya mu marebe, epfo iyo ngiyo mu mariba, nari nzi ko nzaba uwa Marina, nkajya ndirimbana na Marina, ndetse umudije ari Marino, none wanyangishije Marina, uhora unsunika mu bihano, unanjugunya mu mihana, ariko Mukadata, Mukadata. Byibuze mbera marayika, unyite Patrick, mvukana na Eric, ureka kunyita Joke, iki Joke ni iki Joke, njyewe ndi Patrick, Mukadata, Mukadata. Hanyuma yaho mburiye mama, uba marari kwimara, kubona imere n'Imana, kubona manu n'Imana, amazi yabaye imari, ndumva usigaje kundoga, unkoresha cyane nk'umuyaga, uba abandi bahungu barayaga, ariko njye nazanyamaga, kubera gukora nk'umuyaga, ndumva nangiye kwiyanga, kandi nimara kwiyanga, ndumva ndahita ninaga, ariko naho ninaga, ahubwo ndumva ndiniga, Mukadata, Mukadata. Iyo nkusabye y'udukweto uraturika ngo toka, ugasa nungera inkota, ngushaka wayincumita bakagutambikana mu nkuta, uhora unkubitagurira guteta, nyamara bawe barenze guteta, ntiwatuma nsoma ku mata, uhita unkubita ku matama, Mukadata, Mukadata. Mwana, nimuhumure bana ba mama, uyu mureba si mama, mama yaradukundaga kandi mama yari imari, rero dutangire twige kwimama. Rero dutangire twige kwimama. Igitekerezo cyo kwandika iyi poem wagikuye? Yego ndamufite, ariko ntago ariyo ntandaro. Ahubwo nuko narabonye ari ibintu biriho cyane. Akenshi abana iyo babuze ababyeyi b'abamama, akenshi undi mugore uje nka 70%, usanga babafata nabi 30%, gasigaye ukaba usanga aribo babafata neza. Bahisemo kubandikira icyo gisigo urababwira uti banisubireho by the way. Nukuri ababikora neza, fata umwana wese mu wawe. Ariko nanone dushimire ababyeyi bafata abana bose nk'ababo, batitaye kuri ibyo bindi, zo story zindi ziza behind. Tugiye kwinjira muri ka gace kacu ka written questions. Muri aka kanya tugiye gusaba abatuzanire table hano imbere, kuko
kuko noneho nyuma yaho n'ubundi turaza kugaruka mu gace ka challenge questions aho tugenda dukoramo utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Ndabizeza ko muri buze kuryoherwa, mvuga challenge ukifata mu maso. Ndabizeza ko muri buze kuryoherwa, biri buze gukomeza kugenda neza. This is The Next TV, ikiganiro ni Lord to Fame, turi kumwe na boyfriend Patrick. This is the second section, written questions. Patrick, ugiye gutoramo utu dupapuro turimo hano, nateguye ni ibibazo bikeya ntabwo ari byinshi, ni ibibazo bitanu, urafutamo bitatu. Urafata agapapuro kamwe karambure, udusomere ikibazo kiriho, hanyuma udusubize. Ni ibibazo bitanu, urahitamo bitatu. Twagiye. Cyangwa ngo ufashe kugira ngo telefone yawe batayiba. Oya ntabwo wanari. Uradusomera ikibazo witonze, hanyuma unakidusubiza. Kuba umunyarwanda kuri wowe bisobanuye iki? Kuba umunyarwanda kuri wowe bisobanuye iki? Icyubahiro. Gute rero? Nagerageje nakubwiye ko nagiye Uganda, nasanze hari ukuntu mu Rwanda badufata. Mbese batuziho isuku cyane. Yes. So, icyubahiro kuri njyewe. Kuri wowe kuba umunyarwanda ni icyubahiro. Yego. Urafata kandi gapapuro kamwe na none. This is written questions, aho n'ubundi tubaza ibibazo bigiye bitandukanye bitera amatsiko, yaba umu artist turi kumwe akabidusomera hanyuma akabidusubiza mu buryo bwe, natwe bikadufasha kugenda tumenya byinshi kuri we n'ubuzima bwe muri rusange. Aho handitse ngo iki none? Ni ikihe gihe kidasanzwe wanyuzemo cyari kigoye kukivamo, utekereza ko cyaguteye gukomera? Ni ikihe gihe kidasanzwe wanyuzemo cyakugoye, cyari kigoye kukivamo, utekereza ko cyakugize umuntu ukomeye? Kubura ababyeyi. Yes. Kubura ababyeyi ni urugendo rutakoroheye, ariko waje overcoming, byagutwaye ingufu nyinshi cyane. Yego. Kubera yuko no kugira ngo nzi Kigali, ni umuntu wumvisha agahinda kanjye. Yes. Amfasha ku buryo nagera i Kigali kugira ngo talent yanjye iture i Kigali. Uyu munsi byakugize umuntu ukomeye ku buryo wumva ko ukwiye guhangana, ufite impamvu yo guhangana koko. Agiye gufatamo akona ni last question, ibindi tuzabisoma ubutaha. Yes. Ngeze ngo kanditse mu Cyongereza ngo Matibaba. Oya ntabwo Matibaba. Of course nk'umuntu wabaye Uganda. Uzi ko ari byo. What something you have overcome that made you stronger? Icyo gisa nk'icyo umaze kudusubiza aka kanya, reka tukigire imfabusa. Yes. Kandi koko nkuko wari ubivuze ngo kanditse mu Cyongereza, ushidutse koko karimo. Fata kandi kamwe rero. Uradusomera niko kabazo ka nyuma ugiye kudusubiza kuri no section yacu ya written questions, hanyuma ubundi twongere tugaruke mu bindi bice bigiye bitandukanye by'ikiganiro cyacu. This is The Next TV, ikiganiro cyo ni Lord to Fame, mukomeze kubimenyera. Abantu kenshi bavuga ko isi ari ishuri. Kuri wowe ni ayahe masomo atatu isi imaze kukwigisha? Ikintu isi imaze kunyigisha cya mbere, nasanze muri iyi si umuntu agomba gukora. Yes. Noneho nategereze ko runaka azamufasha. Icya mbere nabonye. Icya kabiri nasanze isi ari kubana n'amahoro. Kubana amahoro. Ubu nasomye neza ra. Ibintu bitatu. Naye masomo atatu isi imaze kukwigisha. Yes. Kubana n'abana amahoro. Icya gatatu. Icya gatatu nasanze abakobwa n'inzoga
ari ibintu bibi muri iyi si abakobwa bishobora n'inzoga kukwica. abakobwa n'inzoga kubera iki abakobwa n'inzoga Mbo inzoga agasembuye, ndatanga nk'urugero, mbo ibaze nawe akantu usoma muri minisitiri respect yose kakayisahura ukisanga uri nk'uw'isi. ko ni agasembuye. Hanyuma bashiki bacu babijemo bate? Mbo iyo wagasomye urasinda mu masegonda ugaterera isara ubusambanyi. Ubusambanyi ubwo ni abakobwa. Mu masegonda sayifilisi na sida bikagusingira. Mu masegonda ugahita usamba. So inzoga n'abakobwa ibyo bintu si maze kwigisha ko ukwiye kwirinda. Akoze cyane Patrick boyfriend. Patrick adusubije neza ibibazo twari twamubajije, ni muri section yacu ya right and questions abishubije neza. Nayo mpamvu rero tugiye kongera tugaruke mbere yuko tujya kuri challenge section, noneho tugiye kugaruka twibaza nanone kuri kariyeri ye. Mu bibazo cya mbere wasubije wavuze ko kuba umunyarwanda ari ishema kuri wowe. Nite mbikurizaho nanone mbigarure nanone mbihuze n'igisigo watuye Paul Kagame His Excellence wacu. Yego. Kubera iki Kagame? Bikubiye muri icyo gisigo. Katuzamuke dushira amatsiko binyuze mu gisigo. Mwa bihugu mwe by'imahanga mureke guhangara iki gihugu, uyu muhungu nge nabahiga Perezida Paul Kagame n'umugabo. Mu bagabo burya n'umugabo, mu ngabo burya n'ingabo. Niwe mugabo utari umugome, iyo ugoramye arakugorora. Ni umugabo rugaba yagabye mugabira iki gihugu. Hoya sinigeze ngana ubugari ngo mbugugune ngo umugambe aya magambo ndi kugamba n'umuhago w'ubugari. Aya magambo ari mu mugambi Paul Kagame n'umugabo. Niwe mu perezida udatera abapipo gupapa numpinga ukora iperereza. Patrick sina papa mfite Perezida Paul. Niwongera kuvuga nabi iki gihugu wa mahanga we, nzagushwishwagura. Iteka iyo mvuga u Rwanda ratamura mvuga ngo ni Rwanda cyangwa rukomeze kwanda. Ibyo binera kutarwanga, nkanarwanya abarwanga barukurura mu rwango. Ndimo ndavuga u Rwanda, apana simvuga urwagwa. U Rwanda rufite icyanga mu mvugo z'iki gihe ruri ku cyangwe. Reka mbaratira u Rwanda, sinabaratira Uganda nangwa disu Burundi. Ndabaratira u Rwanda kuko ndukunda urukundo rwa Burundi. Ariko mana yanjye Rwanda Rwanda. Kuki tutarutaka? Sinabona uko ndutaka, Uwiteka yararutatse. Sinabona uko ndutaka pepepepepepe. Ni gute natarutaka twarabatindi nta gitanda nta matera turara ku rutara? Nukure aho dutuye hari amatara. Na Tereza wari umutindi, ubu ngubu yarabutaye ubutindi. Ubatuye mu itawuni kandi yaratuye mu itongo. Ubu ngubu mu itongo yarahataye yateyemo urutoki. Ubatuye mu itawuni kandi disi yo mu itawuni aratuje kandi aratekanye. Kubera ikitwa umutekano, aratuje kandi aratunze. Muri ubwo butunzi atunzemo na etaje. Ni kuki tutarutaka? Rwanda imiterere y'uyu mutipe Patrick nubwo yaba mito, nta gitanda nta matera, ndara ku rutara. Abahetazi bawe bakama etaje n'amatiriyari ngo ngutenguhe. This is my reality, sinagutenguha. You are my country. Ndagukunda Rwanda. Uwagutera namutera inshuro 10 times 10 times 10. Rwanda, I'm ready to die for you. Rwanda wakoze cyane. Igisigo rwose kivuga u Rwanda ariko by'umwihariko ukagaruka ku byiza nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakoreye u Rwanda, yagejeje ku banyarwanda. Patrick, ntabwo natinya kugushimira ku bw'iki gisigo, warakoze cyane. Mu buzima busanzwe ni uwuhe muntu ufatiraho icyitegererezo, role model wawe? Yego, role model wanjye ni wa muntu uri gukora kugira ngo agere ahantu ngeze. Uwo ni role model wanjye kubera ko nzi imbaraga ari gukoresha. Ntabwo mwumvishe neza. Role model wanjye ni wa muntu uri hasi yanjye, uri gukora cyane byibuze ngo agere aho ngeze. Niwe role model wawe? Yes, kubera ko nzi icyo biri kumusaba, imbaraga biri kumusaba kugira ngo ahagere. Patrick, ijambo ko rikomeye. Abandi iyo dutekereje ku ba role model bacu tureba bagezeyo, naho wowe abataragera aho uri niwe role model. Kubera iki bo? Biri kubasaba imbaraga z'umurengera. Uzi icyo bisaba kugira ngo bahagere? Yanakwiba agapesa ariko kugira ngo ahagere. Ese Patrick, aka kanya tuvuge ko bazanye mutoya kwawe, wowe wa kera ukiri mutoya, tugaruke mu myaka yawe 10, 13, 10 Yego. Bamuteretse hano, banakubwiye ngo mugire inama, nihe nama wamugira? Umwana wowe w'imyaka 13 tuguteretse hano, turakubwiye ngo nkaho naho ugeze muri iyo myaka ingana ityo, gira inama uwo muto wawe, igira inama mu buto bwawe. Mbo kuba shapu,
ni byiza bakareka kujya bagukubita inkonje. namubwira ngo bashapu yego Wamubwira ati bashapu gusa. yes nicyo cy'ingenzi mbo bitewe nuko nanjye wa kera nyine ntabwo nari ndi shapu kandi ibintu mbizi ku buryo babazaga n'ibibazo ngiye mbizi ariko nkatinya kugira gutya kandi ubizi. Patrick, karame inzara ni mbi. yego Iraryana. Byageze naho byandikaho igisigo. ntabwo nyibuka neza ariko kiravuga ngo ntugasigare ku nzu y'inzara, inzu y'inzara n'inzira zirabwira Yezu yiyizire, anzanzamura nzahure nzamuke ntazahuka. ako niko nibuka nakakera gwe ntabwo nagapushinze ariko nyine mfite poroje ibyo bisigo byose kubirikodinga nkabikora gato biri profession, amajwi yabyo n'amashusho bikaba bigaragara bimeze neza ukabikorera production. mereye ku bya kera byose nkabivugurura nkongeramo agenda mbyongera nongeramo utuntu tw'uturongo. Ubwo uheruka kwishima mu buzima wishimye ryari? Nishimye umunsi umutipe bita Irankunda Patrick amvugisha kuri telefone. Irankunda Patrick ni muntu ki kuri wowe ninde? Muvuga birakugoye. Wowe kuri njye ikintu ari cyo ntako mfite namusobanura gusa ni mwene Imana. Mwene Imana. Arimo Imana. Patrick bazina wawe niki yagukoreye gituma ubwo ujya kumuvuga uganzwa n'amarangamutima? Biragoye abakomedian yagusetsa ariko biragoye kubona umukomedian urira. Mbo niwe wangejeje Kigali. Naziranye hari igihe nyine umuntu akwitangira utamunamuzi. Yes uburyo wumva bikurenga ukumva nta n'icyo umaze. Yes niyo mpamvu mwita bene Imana. Yes ngira ikintu ubwira Patrick muri aka kanya. Imana ikomeze guhaza uburame ndetse guha imigisha myinshi. Arakoze cyane boyfriend Patrick, arakoze cyane. Yitwa Patrick nde? Irankunda Patrick. Nukuri tuguhaye indabo zawe, warakoze kumushyira kuri platform, warakoze kutuzanira umukomedian mwiza nk'uyu nguyu dufite aka kanya. Turagushimiye cyane nkuko akwifurije ngo Imana ikomeze guhaza uburame, ndabusabye ni yongereho n'amafaranga kugira ngo ufashe n'abandi nkawe bari hasi. Nukuri Imana ikongerere mu byo ukora byose. Tugiye kujya muri ka gace kacu ari nako tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ni challenge questions. Ahangaho rero biraza kudusaba gutekereza, biraza kudusaba gusubiza twihuta kuko turaza gukoresha amasegonda. Ariko nanone amanota nuyacyura araba ari ayawe, amanota naza kuba yanjye ndagucalenjinga. Reka sabe aka kanya tugiye gutangira inuzo yacu, ariko muri challenge turi gukore Patrick, uko uzajya utsindwa ikibazo uzajya unywa ikirahure cy'amazi. Ariko kunywa amazi hanyuma wanyweye amazi ni ryari? Ugiye kuza ndumva bitari bugorane, umaze kumenyera umuhogo urabobereye. Last section questions mu kiganiro cyacu Lord Tofem kuri DX TV, aho umutumirwa wacu tumubaza ibibazo bigiye bitandukanye by'ubumenyi, yaba ubumenyamuntu, ubumenyi bw'isi n'ubundi bumenyi bigiye bitandukanye, bityo namwe mudukurikiye mukagenda mwungukiraho byinshi mutari muzi. Mbega ikigamijwe muri aka gace no gutuma mwumva icyamatwi yanyu atarumva. Nuza kuba wumva hari aho yisobwe ufite igisubizo cy'icyo kibazo yagakwiye kuba yashubije, nuze gutinda kutwandikira muri comment section, tuze guhurirayo naho tubwire uko byumva nuko wumva yari gusubiza. Patrick, reka mbanze nsuke amazi ya mbere, ndabizi ko kanongere ngufite udutwenye utangiye gukubita udusekso, amazi atankura. Umura ntakiri bube, ndakwizeyemo ubuhanga. Ikibazo cya mbere ndiye kukubaza, are you ready? Yes, I'm ready. Boyfriend, are you ready? I'm ready. Mu masegonda 30 ugiye kutubwira
abakomediye 10 bo mu Rwanda uzi. Amasegonda 30 uretse Watangiye. oya uretse ndakubwira dutangire. Uretse ndaje nkubwire dutangire mu masegonda 30 utubwire abakomediye bo mu Rwanda uzi nabahe. 10. Yego. Tugiye gutangira. Are you ready? I'm ready. Are you ready? I'm ready. Patrick. Yes. Are you ready? I'm ready. Abakomedian 10 nyarwanda uzi mu masegonda 30. Let's go. Sabi, Kiramani, Kanyombya, Pirate, MC Kandi na Musa, Farimeris, TikTok. Umushumba, TikTok. 5 more. TikTok. Inyirigito, TikTok. Majeje. Watsinzwe. Your first glass. Bibaze ko ni umukomediye ariko kutubwira abakomediye 10 mu cyangwa baye amasegonda make 30 nayo nujurire 30 nayo nujurire. Mwabitonze wa mungani bawe ataza kukuvunira umuheto. Aribonye cyo no muri kiza ni ukwirindiriza uwundi bukore. Aha, tugiye kujya ku kibazo cyacu cya kabiri. Abonye bibuze kugorana reka kirema yandi mbere yuko dutangira. Yes. Nawamenya simuteze ko iki kiri bukunanire ariko nanone nawamenya. Aha, turimo turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu Road to Fame. Turacyari mu gace ka challenging questions. Ijaga y'amazi urabona kigeze hagati y'abantu amaze kunshyiramo inota rimwe hagati yanjye na boyfriend. Ubu ngubu baracyari duwaye nk'uko yabyifuzaga kuba duwaye wese ariko ibibazo biri inyuma nanjye aka kanya agiye kudomina. Duwaye urimo ndikukangura urimo urabukangura nahe n'ibyibuha ku munsi w'isoko. Yes. Okay. Iri darapo ni ryo mu kihe gihugu? Ni darapo ubu icyatsi, umuhondo n'ubururu. Ethiopia. Enjoy. Iri darapo abantu benshi bakunda kuryibeshya kuko rifite imimerere ijya kumera nk'iy'u Rwanda. Bitandukanirwa nuko idarapo ry'u Rwanda ririmo umurasire w'izuba. Iri darapo ni idarapo ryo mu gihugu cya Gabon. Yamwe witonze. Reka rero habona igikurikiyeho ari njyewe ugiye kugira ukuntu bigenda reka nanjye mbe nsuka bagira ngo nagutereranye cyangwa nakwiranze ariko nanone ntabwo biri humbuze nawe kugusukiramo kuko in case ashobora kongera kuba wowe. Ubu turi pata. Noneho iki nicyo cya nyuma tugiye kureba umuntu uva hano atsinze niba ko kugomeza kuba duwaye cyangwa niba umwaka utaha njye uziyamamaza. Iri darapo ryo nicyo mu gihe gihugu. Masegonda ngahe? 30. Ni darapo rifite umutuku, umweru, ubururu bisa nk'ubwijimye, umweru n'umutuku. Canada. Eka nongere muhugerageze. Second attempt. Tick tock. Second is over. Urongeye uratsinzwe. Patrick, urya umuceri. Wambwiye ko ikiribwa cyawe ukunda kurusha ibindi ari umuceri. Urya umuceri wo mu kihe gihugu? Pakistan. Hari ubundi muceri, hari ubundi bwoko bw'umuceri wabuze? Mu Tanzania. Ubundi kigori. Ubundi iyo niyo nzi. Na ubundi hari undi muceri twakundaga kurya, wibuke neza. Iyo niyo nzi. Thailand se nabo baba data we. Ngaho mu gihugu cy'umuceri rero muri Thailand. Iri ni ryo darapo. Nabwo akoze imyaka hangaha. Aha, ariko reka no kugutererana kandi uru rubanza twarutangiranye. Ariko nubwo ngufashije mbuzeho rimwe ariko mvuge mugiye imbere umwaka utaha yamamariza kuba duwaye. Patrick, reka nkwemerere kunywa gakeya noneho ugenda usoma gakeya. Numariremo rimwe.
uwagize agende yivange n'ayandi bibe birasuma. Patrick, turimo tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu The Next TV Road to Fame, ariko noneho ntabwo twasoza none tutongeye gukora aka entertaining abakunzi bawe, abakunzi ba The Next TV n'abakunzi ba Road to Fame muri rusange. Ndagira ngo igisigo cyiza wagenera umukobwa, reka tuvuge ko umukobwa yitwa Ngabire. Ngabire mo bebe. Uyu mutima urambwiye ngo nkubwire, ngo kandi nkubwira nubwira, ngo ntagira undi mbibwira, ngo ari wowe mbibwira, ngo kandi ntarindira kubwira, nanjye kambikubwire rero ibintu uyu mutima umbwiye. Urambwiye ngo nkubwire, ngo ntukabwira bwere, habwera bwere kabwera, ngo Ngabire nturi kabwera, ngo uri nyir'ubwiza bwiza bwera. Kandi uyu mutima urambwiye mo bebe Ngabire, ngo nawe mureshasha, ngo wakweresheshaho, ngo uyu mutima wamushwishwagura igishwishwi, ngo utihoshi ngo kuko warawufashe birofisho, ngo mu mfura urasumba imfura, ngo niwe mfura idateye impfunwe, ngo utakwita imfura shashu. Uyu mutima ngo babipfa. Ngabire, sinzi ukuntu uri bunyite, please ndakwinginze utanyita twiri batantwenga, unyita umutwaro utwara abatware, nzajya nkutwaza icyitwa imitwaro, nubwo iyo mitwaro yaba ari intwaro, ngewe izo ntwaro nzazitwara, kandi nzitwarana icyitwa ubutware. Uransabwa kunyita umutware gusa, ibindi ukabindekera. Sinzigera nkukora mu matwi ngo pya, kuko nawe urabyumva nk'ukoze mu matwi, urabyumva ko nakwica amatwi, ahubwo nzakugurira utwuma tw'amatwi, muri make uzarimba ndetse urimbe no ku matwi. Nzakujyana aho bacuruza utwuma tw'amatwi, ubwira umucuruzi w'utwuma tw'amatwi uti mucuruzi ndashaka utwuma tw'amatwi, akore ku twuma tw'amatwi tutari two, uvuge ngo Nedra ndashaka utwo. Uwo ni Ngabire. Yes. Urakoze cyane, wakumva imitoma yawe, wakumva ubwiza bw'amagambo uvuga, ndakurahiye ko biba byabaye bwa bwiza bwahuye no kwisiga. Reka dusoze uyu muhango. Patrick Kaname, tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, nihe nama wagira aba upcoming artists muri section zigiye zitandukanye? Ni cyo kintu wifuza kuri societe yakora kugira ngo ibyo dukora, comedy, movie, abaririmbyi, byose bikomeze gutera imbere? Icyo nabwira aba upcoming cyangwa se bari abapeti bari hasi bafite tara, nuko bakwitinyuka nkuko nabivuze nyine. Hari imbuga za TikTok cyane cyane, ubwo nyine ndavuga nko muri iki cyiciro ndimo, iby'ubuhanzi byo bindi bisanzwe nk'abanyamuziki bo ntabwo mbizi, gusa nyine icya mbere nuko bakwitinyuka. Yes. Ntibagire uwo batega cyangwa se bahanga amaso, ntagire uwo bategaho amaboko. Yes. Ikindi nari wajije ni noneho societe turasabwa gukora iki kugira ngo ibyo mukora birusheho gutera imbere no kubagirira umumaro muri rusange? Abafana banyu murabifuzaho iki? Abari mu nzego zitandukanye, itangazamakuru, ubuyobozi yabo bw'inzego z'ibanze, dore ko noneho ubu ngubu mu Rwanda byabaye amahire, dufite minisiteri y'urubyiruko, ariko noneho tukagira minisiteri y'umuco n'ubuhanzi. Mukeneye iki kuri societe? Ikintu cya mbere ni ukudutega amatwi cyangwa se kuduhanga amaso. Baramutse baduteza amatwi bakanaduhanga amaso, urumva ku ruhande rumwe hari icyo nabo badufashe. Yes. Ikindi ni uko nka minisiteri icyo nayisaba ni uko bashyiraho nk'amashuri cyangwa se sinzi nimba nayita amakisi, amahuriro. Yes. Bigahera nko mu masibo. Kayo nguko rero, abari mu nzego zifata ibyemezo, abari mu nzego zishobora gushyigikira impano ntoya dufite ngo zizamuke, n'ukuri nahanyu twamaze kubereka ko abana b'u Rwanda bafite impano kandi zitandukanye, ndetse ikirenze kuri ibyo barashoboye. Namwe tubizeyeho ubufasha bwanyu. Patrick, ongera wibutsa abakunzi bawe n'abafana bawe social media platform zawe naho bagusanga mu gihe bagukeneye. Nitwa Boyfriend Patrick kuri TikTok, Instagram ndetse na Twitter.
kuri YouTube nitwa Boyfriend TV Rwanda. abantu bajyeho banakore subscribe bakomeze kuguteza imbere kuko ibyo ukora ni ibyabo nibo bikorera. Yego. Na momo yanjye ni 0796634067. Ukeneye kuyumva ayisubiza inyuma kandi ni ukuri kuri wowe ukunda Patrick mushyigikire yaba mu gukora subscribe no kumufollowinga kuri platform ziwe kugira ngo ujye ubona ibyo aba yakugeneye, ariko nanone kuri wowe ufite umutima wumva ushaka kumufasha kugira ngo akomeze kuzamura impano ye ibyaho bimuvana naho bimugeza. Agize ati momo yanjye ni 0762340667. ba boss tumenyane tunamufate mu mugongo, dore hashize igihe gito umubyeyi we papa w'umubyara yitabye Imana. Patrick dukomeze kukwihanganisha. Mbere ko tugana ku musozo rero, this is The Next TV. Tuvuga ngo The Next TV, it's a home of everything. Iyo bigeze kuri Lord to Fame turavuga ngo it's a star and it's our turn. The Next TV itomore. Udusetso tudushake. Ariko sha kandi wasanga hari abazi ngo The Next TV irasanzwe. The Next TV ntisanzwe. Yego rurinda rurandarandira urundi nka ndanda rudembera ndembe iyo ndiriranda yayanga ndahire ku mudimu. The Next TV ni wowe soke sundi y'imisozi no gasaze nk'aba basaza bari mu sogokuru w'imusanzu usa n'amasafuri yungiye buri munsi buri segonda ndi kugusengera ngo witwa Yesu aguhe bless urakaba boss no mu ba boss. Ni wowe Channel Super muri Super Cup tware cup ni wikopeshe bagukope nge na mapengu turi gupangura imipango y'abagupinga kandi abagupinga bakwiye amapinga. The Next TV. The Next TV we ni wowe ubaruta uramutse urwaye nakurwaza uwakurwanya namurwenga nanamugwira ari no murwora icyuma cyose ukwiye cyese iyo wicaye turagukurikira cyane cyane nge na mucyo wa cyasuri kandi nabariya bakeba barabikeka. The Next TV kandi ikindi ba Korodina ba Jacques na ba Jacqueline ba Pascal na ba Pascaline ba Patrick na ba Patricia ba Charles na ba Charles ba Gilbert na ba Gilmene ba Oliver na ba Olivier ba Eric na ba Alice ba Marita na ba Martine ba Diane na ba Daniel ba Samuel na ba Sandrine ba Bernard na ba Bertilda abo bose warababasi. The Next ndetse nimba weyumvise itukanda subscribe The Next TV. Ukwiye ubutware mu batwara ushaka kubutwara ngo tw'ubutware bwose ubutwara utwike kuri utwo twakaba kwanga batwara ibitwenge mu mutwe nka twiriya twaye utwuma twatwaje natwe turi kwakora sagatwa ngo tumutwaze imitware twagwa n'abatwanga abakwanga ni n'inyarutwe nta nubwo twiganye. The Next TV, your TV, my TV, your channel, my channel. Don't forget to hit subscribe kuri YouTube channel yacu The Next TV. Komeze kuryoherwa no kunogerwa n'ibiganiro byinshi bikomeje kugenda tubagezaho kandi bibashimisha. The Next TV n'umuryango mugari twifuza ko nawe wabamo. It's your turn, it's our star, and this is the home of everything. Patrick, reka ngushimire n'ukuri byari by'agaciro kubana nawe muri studio za The Next TV. Wakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze kuguha umugisha, ikomeze kwagura impano yawe kandi ikomeze kukugeza kure. Ndakubwiza ukuri duhuriye aho uyu munsi ubutaha ntabwo tuzaho tuzahurira gusa icyo nicyo nuko azaba ari hejuru. Reka namwe mbashimire. Nge nitwa Mico Myiza Axel, ikiganiro ni Lord to Fame, televiziyo yanyu ni The Next TV. Reka mbabwire ni Imana ikomeze kubagabanyiriza agahinda n'akababaro, bateze ibyishimo byivange mu byanyu. Ndabakunda cyane. Let's call it a day.